nanone reka ngo ikaze we mukunzi w'ikiganiro nkunda kubacishirizaho aricyo menya byose gica ku buvumbuzi show. Ntugushimira wowe wakoze subscribe, nkanasaba nawe utarayikora kuba wayikora maze like na share kugira ngo ikiganiro kiza nk'iki cyangwa se amakuru nk'aya meza ajya kwirakwira hose. Iyo ni inkunga ikomeye cyane. Nkunda kubibutsa ko mu gihe benshi bahisemo kumenya ibijyanye n'amafilime, ibijyanye n'ibyamamare ndetse n'ibijyanye n'amarushanwa hirya no hino na za biracitse, ariko wowe wahisemo amakuru, wahisemo ikintu cyiza cyane, wahisemo kumenya aho isigana maze ukagendana nayo. Niyo mpamvu ubu ngubu ngiye kubaganiriza nanone ku mugabo cyangwa se ku musitari wo mu Rwanda witwa KILLERMAN, kukuganiriza ku bijyanye n'igihombo yahuye nacyo ndetse n'ubukene bukabije buri kumuvugwaho, uburyo benshi bari kubyungukiramo, uburyo benshi bari kubikiniramo, uburyo za views ziri kwiyongera ndetse na za subscribe ku macano menshi atandukanye bitewe n'iyo sije imwe gusa. Ikiganiro ati igihombo cya KILLERMAN. Umwaka bivuga uko yiboneye, undi akabivuga yisekera, nyamara ku rundi ruhande birababaje. Nyamara KILLERMAN yabivuga ntago aba yishimye. Ushobora kuba wibaza uti se ubundi uyu KILLERMAN ni muntu ki? Ase ubundi mu Kinyarwanda hari umwani wabo wo bise KILLERMAN. KILLERMAN bisobanuye iki? Yavuye he? Yaba ari umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga? Kuri mwe mutamuzi kandi mushaka kumumenya, KILLERMAN amazina ye bwite yiswe n'ababyeyi ni niyo nshuti ya Nick, akaba yaravukiye mu Biryogo. KILLERMAN mbere ntago yari umukinnyi wa filime nk'uko tubizi filime cyane cyane zikunze kugaragaramo komedi, ahubwo bivugwa yuko ngo yatangaga filime bimwe bita diskebana ku muhanda. Yari umwana w'imihanda atanga filime ndetse n'imiziki. Gusa nk'uko bavuga yuko umwene Samusure avukana isunzu, ibi bya filime asa nkaho impano yayivukanye. Yarabikundaga gusa yarabuze aho yamenera ubwo yakundaga umukinnyi wa filime ndetse n'umwanditsi wazo za komedi, akaba ariyo NACYO wamamaye ahagana muri 2019. Gusa akabura aho yahera ngo amwegere cyane ko batari banaziranye. Urumva umwe yari umudiskebana atanga filime, undi azikina, undi akina filime zo mu Rwanda. Ni nk'uko bavuga imihanda ibiri iri parallel. Iyo mihanda nta na rimwe izigera ihura kuko izagendana. KILLERMAN na NACYO uwo yifuzaga kuzaba nkawe nuko byari bimeze. Umunsi umwe KILLERMAN yari arimo atanga filime iwabo Nyamirambo ku muhanda. NACYO na timu ye baratambuka bagiye muri shoot. Nibwo umwe mu bagenzi cyangwa se mu nshuti za KILLERMAN yamusinyara aramubwira ati se KILLERMAN, si ngo NACYO uhora uririmba, uhora ukina komedi ziwe uvuga uti uzaba nkawe? Nibwo KILLERMAN yahise afata machine computer arayibika ndetse n'ibindi bikoresho bye arabibika, niko gukurikira NACYO. Amukurikiye igihe cya shoot kigeze, hari role yari yananiranye. KILLERMAN amanika akaboko nubwo atari umwe nabo, atari kumwe nabo, aravuga ati nyamara iyo role nayigerageza. Nuko koko bayimuhaye ngo ayigerageze, babona arabizi neza cyane. Nkuko nababwiye baca umugani mu Kinyarwanda ati mwene Samusure avukana isunzu. Bivugwa yuko ise wa KILLERMAN nawe yahoze ari umukinnyi w'amafilime, ariko KILLERMAN yari yarabuze aho yamenera kugira ngo nawe abe umukinnyi w'amafilime. Mu bukene bukomeye cyane nibwo yari yaritabaje agakompyuta yari afite agatangira gucuruza filime ndetse n'imiziki ku muhanda. Icyo gihe KILLERMAN arangije gukina iyo role nibwo batashye. Nuko bigiye kuri YouTube nibwo benshi muri quartier bamubwiye ati se KILLERMAN, nako icyo gihe buriya hari irindi zina yagiraga ko KILLERMAN yarigize aho atangiriye gukina filime. Ati se ko twakubonye mwiriya filime, ati wabikoze neza. Nibwo yicaye aratekereza ati se niba nakinnye akantu gatoya kakaba kakunzwe n'abantu benshi, kakaba karebwe n'abantu benshi, why not ntabyinjiramo?
kubera iki ntabyinjiramo njye wese nkanabikora nk'akazi ka buri munsi. Nibwo yegeraga bose wa NACYO, dore ko bari babonanye icyo gihe, aramubwira ati nyamara umfashije nakubera umuntu mwiza, twakorana nkakubera umukinnyi mwiza. Bose nawe atazuyaje kuko yari yabonye ubushobozi bwafite ndetse n'ubunararibonye binamurimo atabishakira ku ruhande. Nibwo yamwemereraga, aravuga ati rero uze kuza. Ku munsi wa mbere ajya kugaragara cyangwa se izina rye rijya kujya hanze, yahawe role yo gukina ari umusirikare, maze abikora neza cyane koko. NACYO aramukunda koko, anamuha role nyinshi ndetse anamukinisha no muri filime nyinshi. KILLERMAN nibwo yatangiye kwagura ibikorwa kuko umwuga we wa mbere wo gucuruza filime ndetse no gutanga imiziki yari yawuretse kare, yari yawushyize ku ruhande. Nibwo yatangiye kwandika script ndetse n'izo yari yaranditse kera arazegura, yubura impapuro, yubura dokima. Nibwo yegeraga kampani ebyiri zo mu Rwanda, imwe ni X Nation, indi ikaba Kigali Nation. Izo kampani nazo zacishaga amafilime atandukanye kuri YouTube zabo, kuri YouTube channel. Nuko aberetse imishinga cyangwa se n'ibikorwa akora, babona kuko ni umuhungu ushoboye cyane. Nuko nibwo bamusinyishaga kontra, baba baratangiye. KILLERMAN abatangiye atyo, akorera ababosi babiri cyangwa se kampani ebyiri icyarimwe. Bivugwa yuko mu kwezi kumwe haploadingwaga episode 60 zo KILLERMAN yabaga yarakoze koko, agakora guhera ku wa mbere akageza ku wundi wa mbere ataruhuka, yandika akayobora ndetse akanakina muri izo filime. Abikora hafi ukwezi kose. Nibwo izo kontra zaje kurangira, atangira gukora ibikorwa byiwe. Aribwo yatangiranye na KILLERMAN Empire, My Heart ndetse n'izindi channel ziri hanze, kandi akaba ari nabwo yatangiye gufasha bamwe mu byamamare tumaze kumenya turi benshi nka Nsabi ndetse Bijobija ndetse na Nyambo, tutibagiwe n'umurundikazi Peri. Abo ni KILLERMAN wabafashije kugira ngo bamenyekane, habayeho imbaraga za KILLERMAN. KILLERMAN ni yubahwe. Nyuma yaho nibwo haje kuvugwa ibihombo yahuye nabyo ndetse n'ubukene. Gusa ibyo simbigarukaho, singaruka uko kampani imwe yamamarizaga mu Gashyekero yamwirukanye ikamukuraho amaboko. Nta nubwo ngaruka yuko hari imodoka ye ngo ihwanye na miliyoni 30 yagurishije. Ahubwo reka twivugire ukuntu ibihombo bye ndetse n'ubukene bwe bukomeye biri gukinirwamo n'abantu benshi. Abantu bataherukaga kuvugwa mu itangazamakuru, cyane cyane kuri za YouTube, bari kuzamukira ku bihombo bya KILLERMAN, kugeza naho umu-influencer cyangwa se umuntu ukunda gucishwa kuri YouTube cyane wo bita Jacky, nawe yagarutswe mu majwi cyane, yagarutsweho cyane. Avugwa yuko igihe KILLERMAN ubukene bwe butangira cyangwa se channel ze bagerageza kuzihakinga banaziba, icyo gihe bari bamuhamagaye ngo ajye gukina filime. Nyamara bukeye bwaho nibwo yaje kumva inkuru ati channel za KILLERMAN bazihakinze, bazibye. Jacky yishinja ko ashobora kuba ari umuteramwaku, ariko akavuga ati se ko nari maze igihe gitoya mbatijwe, ndi icyaremwe gishya, gute navuka ahubwo ndi umuteramwaku? Ibyo ni muri bimwe byo Jacky yagerageje kuvuga. Hakaza nanone ibindi byamamare bibiri mwakunze muri benshi ndetse n'ubu ngubu bari kuvuga rikijyana. Sino kuvuga ibijyanye n'amakuru cyangwa se amakuru ariko babicije mu buryo bwa comedy, basigaye ari n'abahanzi. Ndakeka mwese mwabamenye, ni buri kantu na buri nguni. Buri kantu na buri nguni bavuga yuko umwe muri bo ngo yigeze kugurizwa na KILLERMAN 30,000 ubwo yari arembejwe n'ubukene,
ngo kuba iki gihombo kimugezeho ndetse n'ubu bukene ngo bamwemere ibihumbi 100 bya buri kwezi bizajya bijya mu muryango we. Ibaze uburyo bari kumukiniraho bamuvugiraho cyane, boshye bamurusha ubukire. Kandi Killerman we avuga yuko niba ubwo bukene bumuvugwaho ndetse n'icyo gihombo gikabije, ntago bivuga yuko yahindutse umusabirizo wo ku muhanda. Ati biramutse binamucanze yanakurira n'indege, bimwe byakunzwe no kuvugwa n'abantu benshi, akigira hanze akajya muri Amerika. Ariko aragira ati izo kampani cyangwa se izo business zanyirukanye namamarizaga ntago byahise bintura hasi. Kandi iyo modoka yo nagurishije yanjye ya $30,000 si ukuvuga yuko izo $30,000 zose nese nzishora muri filime. No, ndacyazifite ziri kuri konte. Ngo kandi ihumure atanga ku bakunzi be ndetse n'abakunzi b'ibihangano bye. Yavuze yuko yubatse connection ikomeye cyane y'abantu bagomba gukorana nabo mu gihe yaba yararuhutse. Kuruhuka nta kundi nuko muganga ngo yamubwiye yuko arwaye indwara yo mu bwonko, nuko agasabwa kujya kuruhuka. Ngo ariko ngo mu gihe yaba yararuhutse yagaruka akongera agakora, agatangira ibikorwa bye yahera hasi kandi agahita azamuka. Ari nabwo yatangaje yuko kuriya kwitwa Daddy abikunda kandi bimuhesha ishema, yumva bikunze kandi atazanabireka. Ngo niyo mpamvu agiye kurekeraho kwitwa Daddy w'abasaza n'abakecuru. Ndavuga bira byamamare musanzwe muzi, Bansabi, Nyambo na Baperi ndetse n'abariya bose. Ahubwo ngo agiye gushakisha abandi bashya, abandi biyumvamo impano kandi n'abandi bafite inzozi zo gukina filime, agatangirana nabo. Iyo projet akaba yifitanye we n'umugore we ari we Shamsa, ngo igiye gutangira muri uku kwezi. Nkuko yitangarije yuko filime yashyiraga hanze yakurikirwaga, ndavuga zira filime zakorwaga n'indi timu yari yarashyizeho, ngo yakurikirwaga n'abantu 700,000, yagiraga views 700,000, yabikabije ikagira 3,000. Ni igihombo yahuraga nacyo kuko muri shoot imwe niba yarashoragamo nka $2,000,000 yajya gusaruramo agakuramo atarenze 50,000. Urumva ni igihombo gikabije cyane. Ariyo mpamvu Killerman nawe ubwe avuga yuko yahuye n'igihombo kikamutura hasi. Ngo ariko Killerman arigarukiye. Ibi si pranka, ahubwo ni ibintu bya nyabyo, ni ibintu byabayeho, ni ibintu biri kubaho. Ariko bakunzi ba Killerman sinabaca intege cyangwa se ngo mbatera ubwoba. Killerman yigarukiye nyuma yuko benshi bigaragaje barira ndetse ku macano yabo, cyane cyane nka Mitsutsu, uwo Jacky ndetse n'abandi benshi batandukanye. YouTube channel yitwa CD channel cyangwa se DC channel niri kumwungukiraho ngo ngwinurore, dore ko nyirayo ari nawe wagaruye channel ziwe zari zibwe. Ngayo amakuru makeya ku bijyanye n'igihombo cya Killerman, uburyo benshi bari kugikiniramo nka buri kantu na buri nguni, ba Mitsutsu, ba Jacky ndetse n'abandi benshi batandukanye. Uwo mwumvaga ni Kenny Chris nk'ibisanzwe, kandi nkagusaba wowe utarakora subscribe kuba wayikora. Kandi mwebwe bakunzi ba Killerman musubize agatima mu nda. Killerman aragarutse kandi aracyafite za mbaraga ze nk'izambere. Murakoze, nimugire ibihe byiza. Iki kiganiro cyarimenya byose, uyu munsi byarimenya byose ku bijyanye na Killerman.